umunani ntago waba utuganirije kuri Mitima nanyuramo n'ubundi tuzagira umwanya wari nawenga Mitima Isaac yavuye mu ikipe ya Rayon Sport abantu bose barabibonye Mitima Isaac agenda abantu bari bazi ko ibintu ari byiza Rayon Sport yamuhaye umugisha ntabwo byatangajwe Rayon Sport yabigize ubwiribanga abantu bazi ngo Mitima azajya abanzamo na Omar Nying yego ntabwo Rayon Sport igeze bitangaza ko Mitima yagiye Mitima Isaac ari aho ari Rayon Sport irahazi irahemera yamuhaye rihagaze gute Keba Mitima Isaac yasinye na Rayon Sport amasezerano y'imyaka 2 abumvikana ko umwaka wa mbere hagize ikipe isi mushaka Rayon Sport kimana kumusinyisha yatangiwe mu $60,000 abumvikana ko namara sezimwe sezo ya kabiri nitangira ikipe izamushaka izaba igomba kwishyura $30,000 ariko reshyiramo ko ibyo bitabayeho haba no kuganira hagati y'amakipe yombi hari igikipe itakwegera icyo giciro neza ariko wenda reyikareba yariyo bakabanegosiya icyabaye barabisinya Mitima na Rayon Sport bagiye gusinya amasezerano mu nyumvire tujyane Lorenzo aravuga ngo wihute cyane ugende witonze mfite iminota mike aravuga ati mushyiramo ko njyewe nzahembwa umwaka wose icyo bita kalendire y'umwaka usanzwe amezi 12 yego mutansinyisha amasezerano avuga ko muzamemba icyo bita sezo y'amezi abaramezi 8 babahemba 10 okay Rayon Sport bamaze kubyumvikana mu buryo bw'amagambo bavuga ko umwaka wa mbere azahembwa 900 umwaka wa kabiri azajya kuri salaire ya miliyoni ku kwezi Rayon Sport irangije ikora contrat ibwira Mitima ko ivuga yuko azahembwa kuri sezo kandi bavuganye ko azahembwa ku mwaka yaravuganye na SJ yaravuganye na Rayon ibyo rero ntinabihakana bigeze mu kwa gatanu Rayon Sport amafaranga yari yayishiranye ihemba abakinnyi igice sezo yari iri kurangira bagiye mu ngo iwabo Rayon Sport baye igice Mitima Isaac afata ayo mafaranga arongera yasubiza Rayon arabwa ngo oya simpembwa igice nge mukusanya amafaranga yanjye muzayampe yuzuye Mitima ukwa gatanu ubwo gushiza adahembwe kuko yabasubiza igice bayamuhaye ukwa gatandatu we azi ko kontra ivuga yuko azahembwa umwaka wose arakubara nk'uko atahembwe ndetse no kwa karindwi bigeze mu kwezi kwa 8 imyitozo igiye gutangira Mitima ati ngenda tangira uko mu mpembye amezi 3 yanjye icyagiye yanga kujya ku myitozo Rayon Sport Night natwe dufite ikibazo nawe cyuko hari ibintu agiye gukina by'agaciro n'ibiki birabyaberaga hari ya kumumena ati natwe ntago tukwishimiye mu gihe bakiri muri izo deba haba havutse ikipe muri Saudi Arabia mu cyiciro cya kabiri imushaka Mitima ati rero murabizi ko mu ndimo amezi 3 mutirengagiza ngo ngiye muzampemba ibya sezo kuko muzi ibyo twavuganye mu ndimo tuyabarane ni miliyoni 3 ubwo mwari mu ndimo nzibarekire hanyuma mwivuga ngo ikipe irabaye $30,000 kuko ikipe ntaro Kritom igiye kuma Saudi Arabia ntago batangara Kritoma mu byiciro bya kabiri ahubwo ngo agwa salary zizara amakipe akora gutyo harakomere aho mu cyiciro cya mbere agura hari nanda kuranga ngo twe turagwa salary nziza wewe wivugane n'ikipe ugiye kuri Mitima aravuga ati shaka release leta arabati ngewe mu mpereze termination ya contract cyangwa se dusesa amasezerano yarahari dukora ndi yo guse nyine iyo kundekura bumvikana ko ngo ari butange $7,600 $1,000 bingana na miliyoni 10 birana iyo kontra nayineye avec mes deux yeux bamugana Kensi avuga avec mes deux yeux nayiboneye umuntu nayirebeye hanyuma arangije SG wayimukoresheje avuze yuko ari miliyoni 10 ariko ngo abibwira Adrien Daf wa Rayon Sport mwamubwiye ko ari $10,000 ngo zita babara miliyoni 13 Adrien nabyo arabyanga aramubwiye ati ntabwo ushoboka SG umuntu tufite kontra yiwe $30,000 kandi byo bimurekura ni gute wemera ko batanga $10,000 ibyo $10,000 yanavuze hari handitse $7,600 muri kontra bivuga ko zari kwa miliyoni 10 umukinnyi mu gihe bikiraho Adrien nabyumva na SG ntibabyemeranyaho SG sinzi uko abiganiye na president baravuga ati ni mumureke ajya Uganda niho hari ambassade ya Saudi Arabia ihagarariye u Rwanda
bamuha ibyangombwa ajya muri Saudi Arabia. Agezeyo arababwira ati amafaranga ninyohereza nyakura Saudi Arabia nyohereza mu Rwanda barancharging 1,000 kirengaho cy'amadolari. None kugira ngo bitabemeruko mureke nzahera ubanguka Steven ayazane aje muri ekipe y'igihugu nabyumvishe n'amatwi yanjye vunagura usigaranye iminota 2 n'igice. Hanyuma itonde Rubanguka mu gihe bategereje amatari uko zaza mu Mavubi agiye kubona yumva ngo byakunze ngo yemerewe gukina amazikipe muri Saudi Arabia. Byakunze muri systeme mu Rwanda bandibeye ati bandekuye systeme mpuzamahanga y'amatransfer yakunze. Ninde wandekuye? Ati ni federation rwose yabihawe umugisha atarohereza amafaranga. Uwo bita Mitimazi akati dore Imana ukuntu ukunda. Wow. Ati nandi mafaranga natanga. Natanga iki? Kandi byarangiye. Bandekuye muri systeme. Bamuzi ko namaze ko yageze ngo Rayon Sport yamusoneye. Mitima aravuga ati iyi Mana nsenga niyo Mana rwose. Ati yiri wahandi none je muri Saudi Arabia. Bimaze kuba gutyo Rayon Sport iti ninde muntu watanze uburenganzira muri Ferwafa bwo kuribera umukino. Nta consent ya Rayon Sport ihari. Ebwe nka Rayon tabikonfirme. Ntabwo bigomba kuba na amafuti ntibibaho. Byagombaga kuba twishyuwe. Icyo gihe umutipe witwa Livingstone yavuye muri Federation ya Rugby ni n'umugabo mukuru nubwo mwise umutipe. Niwe wari warasigariyeho Jire baranabikorana muri system niwe wamurekuye nawe arabyemera. Uwo Livingstone muri Ferwafa. Yego aramuribera aramurekura aragenda. Amurekura nta consent ya Rayon Sport. Avuga ko ngo nta muntu wo muri Rayon wamubwiye. Ariko muri bakavuga bati nta muntu ujya ukina n'amafaranga Rayon Livingstone ni umugabo mukuru s'umwana azubwenge ntago ashobora gukina yafata kuri libera umukinnyi atabajije Rayon ngo mwararangizanyije akamurekura gutyo mukoresha inyurabwenge atarabona release leta kwa biragoye n'abajana Ferwafa barambwira ngo agize ngo imprudence ngo nuko udashoza imprudence nuko udashoza ni nko guhubuka impamvu ngo atashoje kwihutera Lorenzo ngo nuko ngo habaza ngo ama-email menshi ngo ama-equipe menshi ngo asaba akandaho wrong tap ngo akaba ngo yareba ngo termination contract kuko niyo yari irimo ngo agahita yumva ko barangizanyije ngo akabyemeza. Process yaje kuba bahamagaye Mitima barambwira ati ko n'ubundi bari kuyatanga wayatanze kwembwa amafaranga menshi amafaranga ukayohereza baramuryoshya hano muri Rayon no muri Ferwafa baramuhamagara numva Mitima arabanza yigira Messi ageze aho ati reka ndebe niba nzayaba atari ko nshatse ngena nabatubitsa nk'abihorera baramubwira ngo twango bazakorega muri FIFA ngo nyuma y'amezi 2 n'ubundi ngo wagira litije ngo contrat bigahagarara bene ibyo ngibyo rero bavuga ngo irarerwa Ferwafa bayibwa ati mu bitware gake tuvugane na Mitima azoreza ayo mafaranga ariko rero kurega Ferwafa muri cyo byafata niki Ferwafa yireze FIFA ihitibaza Ferwafa ati mwabitanze nta burenganzira bwa Rayon mwabonye yego ninde wabikoze ni Livingstone Ferwafa ubwo yahite mwirukana nk'umukozi wayo hanyuma bikarangira FIFA ishize muri pending ikibazo cya Mitima bakagikemura na Rayon bakabona kumurekura muri system akemera gukomeza gukina cyangwa se bakamufata nk'umuntu wa breach in the contract. Uko bihagaze ubu rero Mitima ari safe Livingstone ni uri mu mazi abira niba hari umuhaye uburenganzira bukazamuvuge niba afite ibihamya ariko niba atabifite ntirirwa nanamuvuga asaba imbabazi yinginge Mitima azohereza ibi. Ariko bivuga ko hari umwe mu bantu bo muri Rayon Sport mu buyobozi ugakora none hari abantu bashobora kuba baramuhaye go ahead SG Rayon Sport nge tuvugana yavuze ngo ubaze Ferwafa umuntu ari we wese nge nibarije Jire ntago njya mbeshya nanashatse na numero Livingstone bavuga ko nta autorisation yabonye ngo yabikoze ko bera impedance afatiyo iyo version ariko soze ibindi na dukomeza tuganira ko dufite Rayon Sport nejo bundi très bien.